turabasuhuje cyane kandi rwose twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino. Rwose twizere yuko muri amahoro nk'uko duhora tubibifuriza iteka, abari mu Rwanda, bari hirya no hino muri Afurika, bari muri Amerika, bari i Burayi, abari muri Aziya. Yes, twizere yuko rwose muguwe neza kandi muhahe muronke. Iyi rero ni NTUCIKWE Business Group Limited nk'uko mumaze kubimenyera. Ngewe nk'abandi Florent, nkaba rero nkomeje kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, tubicishije kuri iyi channel yacu ya NTUCIKWE Market. Komeza rero kandi subscribe, wowe utarabikora rwose kanda subscribe, ariko kandi ukore na share kugira ngo inshuti zawe n'abavandimwe bari hirya no hino be kujya bacikwa n'ibi byiza rwose nabo ubashe kubibasangiza. Yes, nk'uko rero mwakomeje kugenda mubibona mu mashusho, nk'uko mwakomeje kugenda mubireba mu mashusho, iyi nzu ni inzu nziza kabisa, ni inzu nziza, ariko noneho yo ntigurishwa ahubwo irakodeshwa. Ni inzu nziza ikodeshwa, ariko ikodeshwa irimwo n'ibikoresho byose. Ifite internet yihuta, ifite amazi ashyushye, ifite ibintu byose kabisa byangombwa nkenerwa umuntu akenera aho aba atuye. Iyi nzu rero ifite ibyumba bine binini cyane, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon nini nziza ndetse na salle à manger, ifite kandi na cuisine nziza yo mu nzu, ikagira na stock, ifite ndetse na annex, ifite na douche na toilette byo hanze, ifite ibintu byangombwa byose nkenerwa. Akarusho kandi ifite jardin nziza cyane nini, ikagira na parking nziza nayo nini. Iyi nzu rero ikaba iherereye Kicukiro, hano mu mujyi wa Kigali hagati, Kicukiro mu karere ka Kicukiro, ahazwi nk'Inyanza. Ni ukuvuga ngo utaragera kuri Nobleza rwose, hino ya Nobleza urenze Mount Kenya University, naho ngaho igiye iherereye. Naho ngaho iherereye, ikaba rwose iri hafi cyane ya kaburimbo. Iyi nzu rero ahantu iri, iyo uhari uba ureba umujyi wa Kigali wose, ifite view nziza kabisa, kandi akaba ari inzu mu by'ukuri igezweho, yubatse mu buryo bugezweho. Ngira ngo rero iyi nzu irakodeshwa amafaranga kandi atari menshi, kandi ugasangamo n'ibikoresho byose. Iyi rero ni NTUCIKWE mukomeje kubana, NTUCIKWE kabisa, aho tubafasha kugura no kugurisha imitungo itimukanwa. Ni ukuvuga ngo wowe ufite umutungo ushaka ko tugushyirira ku isoko, ushaka kugurisha, watugana tukagushakira abakiriya kandi mu gihe cya vuba. Ari nako kandi ufite n'inzu ushaka gukodesha, nabwo watugana tukagushakira abakiriya. Si ibyo gusa, ari ababa bafite amazu runaka mutabasha kubonera abakiriya cyangwa se mutabasha gukurikirana kubera wenda umwanya wanyu mutoya, kubera mudahari, ni ukuvuga ngo nabyo turabibakorera. Inzu zanyu tukazishakira abakiriya, tugakurikirana iyubahirizwa mu ry'amasezerano muba mwaragiranye, hanyuma noneho rwose tukanakurikirana ubuzima bwa buri munsi bw'umutungo wawe. Ni ukuvuga ngo tugukora property management en general, nako dukurikirana n'iyo misoro y'uwo mutungo wawe, byose bikaba biri ku mutwe wacu. Hari abantu rero kandi muba mushaka kwimuka, abantu bashaka kwimuka, ushaka kwimuka rwose turakwimura. Urabona ibintu byo kwimuka bitera stress, bifite ukuntu bitera stress, ugasanga wabuze ibintu, ugasanga ibintu byangiritse. No, twe turaza n'imodoka zabugenewe, hanyuma noneho rwose ukatwereka ibintu byawe byose, tukabisinyira, tukabikwimura, tukakugeza aho ugomba kujya nta kintu na kimwe cyangiritse, kandi rwose tukaguterera rido neza, tukazimanika, tugatera intebe, tugafunga ibitanda, ibintu byose tukabigukorera, ariko kandi rwose mu bushobozi bwawe, kuko dufite tarifu igiye itandukanye bitewe na kategori z'abakiriya. Uretse gutura kandi n'ama office n'ibindi bikenera kwimurwa,
turaza tukabigukorera. Si ibyo gusa rero tunagukora home decor, hari ukuntu mbere yuko wimukira mu nzu cyangwa wubaka inzu ushaka ibintu bibe biteguye gutya, habe harimo amarangi ameza atya, byose turabigukorera. Gutegura se icyumba cy'umwana niba ugiye kubyara, mbese ibyo byose ikintu kijyanye na home decor muri Nzuri ni ibintu byacu. Yes, sorry narwaye akantu kagakorora, mumbabarire. Yes, ubwo rero rwose twari tukibabwira serivisi tugenda tubaha nyinshi zigiye zitandukanye. Murabona iyi nzu turi kubarangira ikodeshwa ifitemo na za garderobe, murazibona, ifitemo utubati mu byumba cyangwa se placard nziza cyane kabisa. Ni inzu nziza rwose, ni ahantu hari oxygene ushobora gutura, waba uri umukiriya w'igihe kitoya ukaza ukayikodesha, waba uri umukiriya ushaka gukoramo ubukwe, waba uri umukiriya ushaka gutindamo, rwose nta kibazo. Iyi nzu tuyiguhera amafaranga makeya kabisa, ukibera ahantu heza cyane hari buri kimwe cyose gikenerwa aho umuntu aba atuye, kandi ikaba iri kuri kaburimbo. Yes, ubwo rero nari nkibabwira serivisi za Nzuri kandi rwose uretse kubarangira mwebwe mushaka kugura, tukabarangira imari mugura zitari mu manegeka, mbese zijuje ubuziranenge, ni nako kandi nawe ushaka kugurisha nyine nk'uko tukurangira abakiriya, tukanakora biriya byo kukwimura nk'uko nari maze kubisobanura bijyana na home decor, ari nako tubamanagingira imitungo yanyu itimukanwa. Si ibyo gusa rero, tunabasha kubakorera amapura cyangwa se ibishushanyo by'amazu, hanyuma noneho tukanabubakira inyubako mbese zigezweho, pura zigezweho, kandi rwose tukabafasha uburyo ugira inzu yawe bitaguhenze, bigutwaye amafaranga atari menshi. Iyo rero ni Nzuri Business Group Limited kabisa, mukiri kumwe. Wowe utarakanda subscribe, ukomeza ukande subscribe. Murabona muri salo hayanzu harimo ibikoresho byiza cyane, murabona ifite salo nziza kandi nini, ikagira na saramanje, ngira ngo murabireba, hakaba harimo ibikoresho byiza biri classe kabisa, kandi hafite buri kimwe cyose cyangombwa nkenerwa mu rugo. Iyi nzu rero mushaka kugenda mwibaza mutesaho ntikodeshwa ibihumbi bingahe by'amadolari, 1,800. No, iyi nzu rwose ntabwo ikodeshwa amafaranga menshi, turayibahera amafaranga make kabisa, make ashoboka. Ubundi yabukodeshwaga 1,000 cy'amadolari, ariko ubu twarayikatuje, turayihananura, tuyishyira ku 800 by'amanyarwanda, 800 by'amanyarwanda, kandi nayo ari negociable. Ni ukuvuga ngo nawe uje ushaka gukodesha iyi nzu, ushobora nawe kuza ugakatuza ugashyiraho akawe, ikajya munsi y'800. Birashoboka cyane rwose, birashoboka cyane. Waza ukikodeshereza iyi nzu kandi ku mafaranga makeya mu by'ukuri. Ushobora kuba ushaka kuruhuka, ushobora kuba uvuye hanze nyine uri diaspora, cyangwa se unaba mu Rwanda ushaka inzu yo guturamo igihe kirekire nta stress z'ibikoresho n'icyo ushaka, iyi nzu waza rero ukayikodesha. Mbibutse yuko iherereye Kicukiro, mu karere ka Kicukiro, i Nyanza, utaragera kuri Nobleza Hotel, urenze gatoya Mount Kenya University. Mbibutse ko nababwiye ko ifite ibyumba 4 na toilette 3 na douche zazo birumvikana, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza, kandi noneho akarusho kayo ikagira parking nini na jardin binini cyane, ariko kandi noneho ikaba yitegeye umujyi wa Kigali wose, aho ureba umujyi wa Kigali wose. Iyi nzu rero wayikunze, waduhamagara kuri za nimero zacu, ngira ngo mwebwe mwakanze subscribe, mwe mudahwema kudukurikirana, mugenda mumaze kuzimenyera. 0788 48 cyangwa se 0782 Si ibyo gusa rero, ushaka kudusanga aho dukorera ku makuru y'amaha, ugeze muri Feruje neza, umanuka gato usa n'ugana Nyabugogo, ni etage ya 2 y'amatafari ahiye uvuye muri Feruje yanditseho Shema House. Dukora muri etage ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari cyangwa se hareba ku Gisozi. Ushaka kandi no kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market, hose twitwa
Nzuri Market, hanyuma ukaba ugenda ureba ibyiza byose tuba tubafitiye umunsi ku wundi, yaba amazu, amasambu, ibibanza, amashyamba, byose hano kuri Nzuri Market biba biriho. Kanda subscribe ugenda ubona ibyo byose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Iyi ngiyi rero ni Nzuri, ushaka kuza tukakugurishiriza. Ari abantu usanga rwose bafite ibibazo bya banke, yewe barabakubisa amabaruwa ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, bikageraho bagushyirira umutungo ku cyamunara, ugasanga ugurishijwe uhomba cyane, kandi wakabaye utwegera rwose tukagufasha kugurisha uwo mutungo wawe. Aha ni mu gikari cy'iyo nzu, ngira ngo murabona ko hisanzuye, ari inzu rwose iri smart, ikoze neza cyane. Wakabaye uza tukagufasha kugurisha umutungo w'iyo nzu uwo mutungo wawe mbere y'uko banke iteza cyamunara, kubera ko urabizi banki iyo yinjiye mu kugutereza cyamunara akenshi ku kigereranyo cya 99% urahomba, ugasanga rwose urahombye, na rimwe na ya banki ntavemo, ahubwo bakagumya bakurikirana imitungo yawe. Iyo tugannye rero muri Nzuri tubasha kukubonera umukiriya mbere y'uko ikibazo kigeraho ngaho, banki igakuramo ayayo, ariko kandi nawe bikagufasha kugira icyo usagura, ubuzima bugakomeza muvandimwe. Yes, watwegera rero, waza muri Nzuri uduhamagaye kuri izo nimero zacu twavuze, tukagufasha kukugurishiriza rwose bitabanje kuba ibibazo, waba ugurisha kubera ikibazo, waba ugurisha kubera gushaka kunguka, tujya inama kandi tukakugurishiriza. Ari nako kandi wowe ushaka kugura, tukurangira ahantu hizewe hazakungura, hatarimo ikibazo kindi icyo ari cyo cyose, hatarimo litige, hatarimo manegeka, kandi tukagufasha guhitamo ahantu heza cyane hazakugirira umumaro mu gihe kizaza. Ari nako mushobora kudukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, biba biri live kuri YouTube channel ducisha kuri 93.1 Fine FM buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1. Ni ibiganiro biba byibanda n'ubundi ku mitungo itimukanwa, aho tuba dusobanura byinshi ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni karibu cyane rero muri Nzuri, turabakunda cyane.